Ni ubuhe buryo bw'inyuma bugaragara ubwo Kristo avuganiramo natwe iby'inyungu zo gucungurwa? Uburyo bw'inyuma bugaragara Kristo atwigishirizamo iby'inyungu zo gucungurwa ni ijambo n'amasengesho ndetse n'imigenzo y'ubutumwa bwiza, ariyo umubatizo n'ifunguro ryera. Ubwo buryo bwose ni bwiza ku ntore zihabwa agakiza. Ibyanditswe byo gusoma kuri iki kibazo ni muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 n'uwa 20, handitswe ngo: "Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi." Ndetse n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 42, uwa 46 n'uwa 47, handitswe ngo: "Bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye Umwami Imana ikabongerera abakizwa."